Nyuma yo kohereza urwandiko rwa mbere, Pawulo yakomeje guhangayikira cyane itorero ry'Ikorinto. Nubwo hari benshi bihanye bakakira inama ze, hari n'abandi bakomeje kumurwanya. Bamwe bavugaga ko Pawulo atari intumwa nyayo ya Yesu Kristo, abandi bakamusebya bakavuga ko adahagaze ku ijambo rye kuko hari ingendo yari yarasezeranije gukora ariko zikadindira. Ibyo byababaje Pawulo cyane, ntiyifuzaga kongera kubasura afite amagambo akomeye, ahubwo yabanje kubandikira urundi rwandiko rwuzuye amarira n'urukundo. Mu Bakorinto ba kabiri ibice 2:4, Pawulo yavugaga ati, nabandikiye mfite umubabaro mwinshi n'agahinda ku mutima, ndira amarira menshi, si kugira ngo mubabare ahubwo no kugira ngo mumenye urukundo rwinshi bakunda. Pawulo yari yarohereje Tito i Korinto kugira ngo arebe uko itorero ryakiriye ubutumwa bwe, ategereje amakuru. Umutima we wari uremerewe cyane. Amaherezo Tito agaruka mubwira inkuru nziza ko benshi mu Bakorinto bihanye kandi bongeye kubaha Pawulo nk'intumwa ya Kristo. Ibyo byatumye Pawulo yandika urwandiko rwa kabiri ruzwi nka urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto. Urwandiko rugaragaza umutima w'umushumba ukunda intama ze. Pawulo ntiyandikiye Abakorinto ngo abacire urubanza, ahubwo yabandikiye ngo abakomeze, abahumurize kandi abarinde abigisha ibinyoma bari barinjiye mu itorero. Mu ntangiriro z'urwandiko, Pawulo ahimbaza Imana ati, ishimwe ribe iry'Imana se imbabazi n'Imana ihumuriza muri byose. Biri mu Bakorinto ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 3 ndetse n'uwa 4. Yasobanuye ko Imana yamuhumurije mu mibabaro ye kugira ngo nawe ashobore guhumuriza abandi. Yabwiye Abakorinto ko imibabaro yahuye nayo itari ikimenyetso cyo gutsindwa, ahubwo yari uburyo Imana yamwigishaga kuyiringira aho kwiringira imbaraga ze. Pawulo yibukije itorero ko gukorera Kristo bishobora kuzana ibigeragezo, ariko Imana idatererana abayiringiye. Nyuma yuko Pawulo amenye ko Abakorinto benshi bihanye bakemera inama yari yarabahaye mu rwandiko rwa mbere, umutima we waranezerewe cyane, ariko hari ikibazo cyari kigikeneye gukemurwa. Mu itorero hari umuntu wari warakoze icyaha gikomeye. Mu rwandiko rwa mbere, Pawulo yari yasabye ko uwo muntu acibwa mu itorero kugira ngo amenye uburemere bw'icyaha cye, yihane agaruke ku Mana. Icyo gihano cyageze ku ntego yacyo kuko uwo muntu yihanye by'ukuri. Noneho Pawulo yabwiye Abakorinto ko igihe cyo kumwakira cyari kigeze. Mu Bakorinto ba kabiri ibice 2:7 kugeza kwa 8 yaranditse avuga ngo, ahubwo noneho mubabarire kandi mumuhumurize kugira ngo atarengwa n'agahinda kenshi. Nicyo gituma mbinginga ngo mwongere mumwereke urukundo. Pawulo yashaka ko itorero ritagarukira kuguhana gusa, ahubwo rikamenya no kwakira uwihanye. Iyo umuntu yihanye by'ukuri, Imana iramubabarira kandi n'itorero rigomba kumwakira nk'umuvandimwe. Yongeye kuburira Abakorinto ku mayeri ya Satani agira ati, kugira ngo Satani ataturusha ubwenge kuko tuzi imigambi ye. Mu Bakorinto ba kabiri ibice 2:11, Pawulo yarazi ko Satani akoresha amayeri atandukanye. Ashobora gushuka umuntu ngo akora icyaha, hanyuma amaze kugwa akamwumvisha ko atagishobora kubabarirwa. Pawulo yabwiye itorero kutagwa muri uwo mutego, ahubwo arikarangwa n'ukuri, ubutabera n'imbabazi. Nyuma Pawulo yavuze iby'urugendo rwe. Yageze i Trawasi kugira ngo abwirize ubutumwa bwiza. Imana imufungurira umuryango mwiza wo kubwiriza, ariko umutima we ntiwari utuje kuko atarabona Tito wari waragiye i Korinto. Ibyo byatumye ava i Trawasi ajya i Makedonia kumushaka. Amaze guhura na Tito, yumvise inkuru nziza ko Abakorinto benshi bihanye kandi bamukumbuye. Pawulo yahise ashimira Imana ati, Imana ishimwe iduhesha kunesha muri Kristo igihe cyose. Mu Bakorinto ba kabiri ibice 2:14 yagereranyije ababwiriza b'ubutumwa bwiza n'impumuro nziza. Kubemera Kristo ubutumwa ni impumuro y'ubugingo, ariko kubanze kwizera bubabera impumuro y'urubanza. Bityo umurimo wo kubwiriza ni w'agaciro gakomeye cyane. Pawulo yashimangiye ko atabwiriza agamije inyungu cyangwa gushimwa n'abantu. Yabwirizaga nk'uwatumwe n'Imana, afite umutima uboneye. Bishatse kuvuga yuko guhana mu itorero bigomba kuba bigamije kugarura uwakoze icyaha, si ukumurimbura. Cya kabiri, uwihanye akwiye kubabarirwa no kongera kwakirwa mu muryango w'abizera. Satani akoresha kutababarira n'agahinda kugira ngo asenye ubumwe bw'itorero. Ikindi, intsinzi nyakuri iboneka muri Kristo, kandi ubutumwa bwiza bukomeza gukiza uwabwemeye.
Nyuma yo kuvuga kubabarira no kugarura uwihanye, Pawulo yakomeje asobanura Abakorinto impamvu umurimo yahamagariwe ukomeye cyane. Harabigisha b'inyuma bavuga ko Pawulo atari intumwa nyayo, bamusaba inzandiko z'ibimenyetso zimwemeza. Pawulo yababwiye ko nta rwandiko rundi akeneye kuko Abakorinto ubwabo ari bo urwandiko rwe. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 3 ku murongo wa 2 kugeza ku wa 3 yavuze ko ubuzima bwabo bwahinduwe na Kristo, aribwo buhamya ko Imana yamuhamagaye. Ntabwo ryari ryaranditswe na wino cyangwa impapuro, ahubwo ryanditswe n'umwuka w'Imana mu mitima yabo. Pawulo yakomeje agereranya isezerano rya kera ryatanzwe binyuze kuri Mose n'isezerano rishya ryatanzwe na Yesu Kristo. Yibukije ko Mose yamanyukanye amategeko avuye ku musozi wa Sinayi, kandi mu maso he hakarabagirana ikuzo ry'Imana ku buryo Abisiraheli batashoboraga kumureba, ariko iryo kuzo ryagendaga rigabanuka. Yavuze ko isezerano rishya riruta irya kera kure cyane. Irya kera ryanditswe ku bisate by'amabuye, ariko irishya ryanditswe n'umwuka wera mu mitima y'abizera. Pawulo agira ati, inyuguti irica ariko umwuka ni utanga ubugingo. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 3 ku murongo wa 6. Ibi ntibisobanura ko amategeko yari mabi, ahubwo bisobanura ko amategeko yonyine adashobora gukiza umuntu. Agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo, kandi umwuka wera niwe uhindura imitima y'abantu. Pawulo yakomeje avuga ko iyo umuntu ahindukiriye Kristo, igitwikiro kiba mu mitima gikurwaho. Abantu benshi bo mu gihe cya Mose ntibasobanukirwaga neza umugambi w'Imana, ariko muri Kristo ukuri kwaragaragaye. Niho Pawulo yavuze amagambo akunze gusubirwamo n'Abakristo benshi: aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 3 ku murongo wa 17. Uyu mudendezo so gukora icyo umuntu ashaka, ahubwo ni umudendezo wo kubohorwa n'icyaha no kubaho ubuzima bushya muri Kristo. Aya magambo atwigisha ko gukura mu kwizera ari urugendo. Umwuka wera agenda ahindura umukristo buhoro buhoro, akamugira nka Kristo mu bitekerereze, mu magambo no mu bikorwa. Mu ntangiriro y'igice cya 4 Pawulo yavuze ko adacogora nubwo ahura n'ibigeragezo byinshi. Yavuze ko atabwiriza ubutumwa bwe, ahubwo abwiriza Yesu Kristo nk'umwami. Yagize ati, dufite ubutunzi mu nzabya zibumba kugira ngo imbaraga z'isuba byose zigaragare ko ari iz'Imana atari izacu. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 4 ku murongo wa 7 yasobanuraga ko nubwo abantu b'Imana bafite intege nke nk'izi nzabya zibumba, Imana ibashyiramo ubutunzi bw'agakiza n'imbaraga zayo. Pawulo yavuze ko bakandamizwa ariko ntibameneke, bagahigwa ariko ntibatereranwe, bagakubitwa hasi ariko ntibarimbuke. Isomo rikomeye ni uko isezerano rishya ryazanywe na Yesu Kristo riruta irya kera kuko ritanga ubugingo. Umwuka wera ahindura imitima y'abizera kandi akabageza mu kwizera. Imbaraga z'Imana zigaragarira no mu bantu bafite intege nke. Icyanyuma, umukristo akwiriye gukomeza kwizera niyahuye n'ibigeragezo, kuko Imana idatererana abayiringiye. Nyuma yo kwigisha ko Imana ikoresha abantu bafite intege nke kugira ngo ikore umurimo wayo, Pawulo yakomeje kubwiriza Abakorinto ku mibabaro yo muri iyi si atari ifite ijambo rya nyuma. Yabashishikarije kureba ku byiringiro by'ubugingo buhoraho aho kwibanda ku bibazo by'iki gihe. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 5 Pawulo yagereranyije umubiri w'umuntu n'ihema. Yavuze ko umubiri wacu ari nk'ihema ry'igihe gito rizashira, ariko Imana yaduteguriye inzu ihoraho mu ijuru itazigera isenyuka. Ibyo byahaga Abakristo ibyiringiro ko urupfu atari iherezo, ahubwo ko hari ubuzima buhoraho kubizera. Pawulo yavuze ko Abakristo bagomba kubaho bishimira guhura n'umwami Yesu, ariko kandi yibukije ko abantu bose bazahagarara imbere y'intebe y'urubanza ya Kristo kugira ngo buri wese ahabwe ibihwanye n'ibyo yakoze akiri mu mubiri, byaba byiza cyangwa bibi. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 5 ku murongo wa 10. Kubera iyo mpamvu Pawulo yabwirizaga ubutumwa bwiza ashize amanga. Yavuze ko urukundo rwa Kristo ari rwo rwamuhatiraga gukomeza kubwiriza, kuko Yesu yapfiriye abantu bose kugira ngo abamwizeye babeho kubwe aho kubaho kubwabo. Hanyuma Pawulo yavuze amagambo yabaye inkingi y'inyigisho za Kristo. Nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya.
ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 5 ku murongo wa 17, aya magambo asobanura ko kwakira Kristo atari guhindura idini gusa, ahubwo ari guhinduka mu mutima no mu mibereho. Umuntu uba icyaremwe gishya atangira urugendo rushya ruyobowe n'Imana. Pawulo yakomeje asobanura ko Imana yari muri Kristo yiyunga n'abantu, ntiyababariraga ibyaha byabo gusa, ahubwo yabahaga inzira yo kongera kugirana nayo amahoro. Pawulo yavuze ko Imana yahaye intumwa umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwo kunga abantu n'Imana. Yagize ati, turi intumwa za Kristo, turabinginga mu izina rya Kristo ngo mwiyunge n'Imana. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ibice byaho 5 ku murongo 20, Pawulo yibukije Abakorinto ko intumwa zifite inshingano zo guhagarara Kristo no guhamagarira abantu kwihana no kwakira agakiza. Mu gice cya 6 Pawulo yabasabye kudapfusha ubusa ubuntu bw'Imana. Yabibukije imibabaro myinshi yanyuzemo, gutotezwa, gukubitwa, gereza, inzara n'imirimo ikomeye. Nubwo ibyo byose yabinyuzemo, ntiyigeze areka umurimo w'Imana. Yaboneyeho no kubaburira ku mibanire ishobora kubatesha kwizera. Yagize ati, ntimwifatanye n'abatizera. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 6 ku murongo wa 14, ibintu bisobanura kwanga abantu batizera, ahubwo bisobanura ko umukristo atagomba kwinjira mu masezerano cyangwa mu mibanire imukurura kure y'Imana. Igice cya 7 Pawulo yahagurutse ku nkuru Tito yamuzaniye. Yanezerewe cyane no kumva ko Abakorinto bihanye kandi bakiriye inama ze. Yabasobanuriye ko agahinda gaturuka ku Mana kazana kwihana n'agakiza, ariko agahinda k'isi kazana urupfu. Isomo rikomeye nuko umukristo afite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Ikindi, umuntu wakiriye Kristo aba icyaremwe gishya. Imana yahaye itorero umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwo kunga abantu nayo. Kwihana nyakuri kuzana impinduka zigaragara mu buzima, naho umukristo agomba kubaho ubuzima bwera no kurinda kwizera kwe. Muri iki gice cya nyuma cy'urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto yibanze ku bintu bitatu by'ingenzi: gutanga ku bushake, kurinda itorero abigisha b'ibinyuma, no gukomeza kwizera kugeza ku iherezo. Mu gice cya 8 Pawulo yabwiye Abakorinto iby'itorero ry'i Makedoniya. Nubwo abo bizera bari bakennye kandi bari mu mibabaro myinshi, bagaragaje umutima wo gutanga ku bushake kugira ngo bafashe Abakristo b'i Yerusalemu bari bafite ibibazo. Pawulo yabwiye Abikorinto ati, ntimugaragaze ubutunzi bwanyu gusa, ahubwo mugaragaze urukundo rwanyu. Yabibukije urugero rwa Yesu Kristo agira ati, nubwo yari umukire yabaye umukene ku bwanyu kugira ngo ubukene bwe bubakize. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto 8 ku murongo wa 9 yasobanura ko Imana idashaka amaturo atanzwe ku gahato, ahubwo ishaka umutima wishimye. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 9 ku murongo wa 7 yanditse ati, umuntu wese atange nk'uko yabigambiriye mu mutima we, atabitewe n'agahato, kuko Imana ikunda utanga anezerewe. Pawulo yabahaye isezerano rikomeye ko Imana ishobora guha umugisha umuntu utanga afite umutima mwiza, kugira ngo abone ibyo akeneye kandi abone n'ibyo afashisha abandi. Nyuma Pawulo yongeye kugera ku kindi kibazo gikomeye. Hari abantu bari barinjiye mu itorero ry'i Korinto bavuga ko ari intumwa za Kristo, nyamara bakigisha ibinyoma kandi bagasebya Pawulo. Bavugaga ko Pawulo atari intumwa nyayo kuko atavugaga nk'abandi kandi ko yabaga afite intege nke. Pawulo ntiyishimiye kwivuga, ariko byabaye ngombwa ko yisobanura kugira ngo arengere ukuri nk'ubutumwa bwiza. Yavuze imibabaro yanyuzemo kubera Kristo. Yakubiswe inshuro nyinshi, afungwa kenshi, aterwa amabuye, agenda afite inzara n'inyota, ahura n'abanzi benshi ndetse abaho mu kaga kenshi. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 11 ku murongo 23 kugeza kwa 28 yashaka kwereka Abakorinto ko intumwa nyakuri itamenyekanira ku butunzi cyangwa ku magambo meza gusa, ahubwo imenyekanira ku kwihanganira imibabaro no gukomeza kuba indahemuka kuri Kristo. Pawulo yanavuze ibyiyerekwa rikomeye Imana yamuhaye, aho yajyanywe kugeza mu ijuru rya gatatu, ariko kugira ngo atikakaza Imana yamusigiye icyo yise igihwa mu mubiri. Pawulo yasabye Imana inshuro 3 ngo ikimukureho, ariko Imana iramusubiza iti, ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko imbaraga zanjye zitunganywa neza mu ntege nke. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 12 ku murongo wa 9. Aya magambo yabaye isoko y'ihumure ku Bakristo benshi, atwigisha ko niyo dufite intege nke cyangwa kunyura mu bigeragezo, ubuntu bw'Imana buraduhagije. Mu gice cya 13 Pawulo yateguye urugendo rwo kongera Abakorinto.
yabasabye kwisuzuma niba bakiri mu kwizera. Yagize ati mwigerageze murebe niba mukiri mu kwizera, mwisuzume. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 13:5 yabasabye kubaho mu mahoro, gukiranuka no gukundana kugira ngo itorero rikomeze gukomera. Amaherezo Pawulo asoza urwandiko rwe n'umugisha uzwi cyane ukoreshwa no muri iki gihe mu nsengero nyinshi. Ubuntu bw'Umwami Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana n'ubusabane n'Umwuka Wera bibane namwe mwese. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 13:13. Isomo rikomeye cyane twakuramo nuko urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto twigisha ko umukristo akwiye gutanga ku bushake no mu rukundo. Tugomba kwirinda abigisha b'ibinyoma bagoreka ijambo ry'Imana. Imbaraga z'Imana zigaragarira mu ntege nke zacu. Kwihangana mu bigeragezo ni ikimenyetso cyo gukomera mu kwizera. Buri mukristo akwiye kwisuzuma no gukomeza urugendo rwo kwizera. Pawulo yatweretse ko urukundo rw'Imana, ubuntu bwa Kristo n'ubusabane bw'Umwuka Wera ari byo bikomeza itorero kandi bikayobora abakristo kugeza kwiherezo. Niko natwe dusoje documentary twabategura. Imana ibaho umugisha kuba mwabanye natwe, ntugahwemeye kudukurikira ndetse no kudusangiza abandi kugira ngo nabo bamenye ubutumwa bwiza bushingiye ku ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha naho mu biganiro byacu bitaha.